Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8 bakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang, bakurikiranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho barindwi muri bo bafunzwe nyuma yuko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iri tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Akubwo uyu munyamakuru ari shuwa bagaragaye bari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa bikoreshaga amacupa. So icyo nshaka kugarukaho rero nicyo umuvugizi wa RIB yavuze, avuga ko bafashwe ari 9, harimo abahungu 3 n'abakobwa 6. Hari ikintu kimwe kirimo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho mu ruhame. Iki ngiki ngo cyari business, kuko ngo bose uko basakazaga amashusho intego ngo yari ukugira ngo bahabwe amafaranga. Ubwo twavuga ko bacuruzaga abantu se, bacuruzaga ibice by'imibiri y'abantu, bacuruzaga iki? Ubwo ni ibice. Ariko mana yanjye. Ariko bagere bafungura insengero kabisa zujuje ibisabwa. Kugira ngo abanyamasengesho bongere bafatikanye, batwingingira Imana kabisa. Turebe ko twava muri aka kaga. Aka nakaga kaba kagwiriye igihugu. Biriya bintu wabonye nyuma ntabwo waba ari ibitekerezo wenda ukavuga uti ariko nyuma yo kubibona ubundi gutekereza iki? Ugasanga ibitekerezo byose byabaye zero. Ubu noneho twese tumenya ko buriya no mu mutwe ari ba zero, mu mutwe hari mu buso. Mbona abantu bava batari ko aho kubafunga mwabajyanye mu bigo wenda bibagorora. Ariko na gereza iragorora. Ntabwo mbifurije kujya muri gereza. Ariko iyo byabaye ibyaha bihanwa n'amategeko, amategeko ajya kurikizwa kandi kuri bose. Niba ari ubifungiwe ibyo n'abandi babifungirwa. Twabonye umunyamakuru ufata ku mavuta bava ngo bamusanzemo ngo ibiyobyabwenge. Niba abifungiwe n'abandi nyine bwo laba. Hatazaba umunyamakuru gusa ko yitwa ifata ku mavuta ngo we nabifungirwe ngo ariko abandi ko bitwa ishanga ngo we ntago babifungirwa kandi ari même chose. Bababonyemo ibintu bimwe. Iperereza ryagaragaje ko Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nk'ibisanzwe twicaye muri Urban by City Blue, niho tuba tugiye kuganirira n'uyu mu papa nkunze kuvuga ntyo kubera ko nabyo biri muri stati. Ndabeshya Angeli. Ntabwo ba wibeshye kabisa na gato. N'umupapa. Umupapa rero Angeli Mutabaruka, bwana Angeli Mutabaruka ndakwakiriye nanone kandi hano kuri Jaras Official. Ubushize tuganira nabonye abantu barabikunze cyane, bagenda batanga comment ariko ubona ko bari kujyana batari kure cyane ibitekerezo watanze, bagenda bagaragaza ko rwose bari kumwe nawe, bari d'accord y'ibyo wavuze kuri issue zimwe na zimwe twe twaganiriyeho. Ni byiza rero, ni byiza ko twizere ko n'uyu munsi biraza kugenda uko, ariko nizere ko nawe ahandi umeze neza. Buriya nabyo tuba tugomba kubimenya kuko ntituri bivejuru. Ngiye meze neza, icyo nakubwira rero nuko nabutse nanameze nabi ntabwo wabimenya. Ibyo nibyo bintu bya mbere mpisha nkabyimenyera, kuko hari igihe hari abantu wenda baba bagukunda babona utameze neza bagahangayika. Hari abagukomokaho ubwabo babona utameze neza bagahangayika. Hari n'abandi muba muziranye bagahangayika bati ntago ameze neza. Ibyiza no kubahisha ukabereka buri gihe uruhu rwiza. Ukabuti ngiye meze neza nta kibazo mfite, cyaba giharuka kimenye wowe ku giti cyawe ukanakikemurira byakwanga ukarekera. Niko bimeze. Ubwo rero meze neza. Kandi ukuri kwanjye ndakuzi. Yego. Meze neza ariko ukuri kwawe urakuzi. Kuri kwanjye ndakuzi, ndakuzi rwose, ngiye ndakuzi. Yego. Aho ni sawa. Uyu munsi rero ndagira ngo ntatinze cyane tuze kuganira byinshi bitandukanye, ariko amakuru asa nkaho niba navuga ngo yivangavanze. Hari ibyo dutegereje by'ibirori irahira rya Trump muri Amerika. Nabonye ari inkuru isa nkaho rwose nini cyane kuri murandasi, ariko kandi imbere mu gihugu naho ni ibindi. Abantu bamwe bari gukomeza akazi, abandi batabwa muri yo. Turi mu isi nyine izenguruka, ntago turi mu isi ihagaze ahantu hamwe. Irazenguruka. Hari igihe rero izenguruka ikakuzengurukana. Abantu bari kwihangana, turi gukora mu mvura irimo n'imirabyo. Babyihanganire. Ubwo rero
bakajyana amafoto wenda ngo cameraman hari ukuntu ari kujya abikora cyane ko nawe itamworoheye rero ariko ni akazi ugomba kugakora ushikamye utitaye ngo imvura iragwa izuba ryasaze urubura ukora akazi kuko abadutegereje ni serivisi tubagomba kandi bagomba kubona ibyo tubagezaho twabikoze twabiteguye twabitunganije tutitaye ku migendekere y'ikirere cyangwa se imihindagurikire yacyo rero uravuga uti bamwe batabwa muri yombi icyo nakubwira cyo nuko icyo atari cyo gikomeye kiri ku isi harimo abapfa icyo nicyo kitugoye nk'uko buryo wavutse wese wageze ku isi ashobora azapfa mbese nta ndwara ashobora azapfa icyo gisigaye ni ukumenya umunsi we gusifira imbingo ukabura agiye ukagenda neza cyangwa nabi hanyuma ibyo kuvuga ngo abantu barafungwa burya nta muntu n'umwe ku isi utafungwa na Yezu baramufunze Yezu Kristo umwana w'Imana baramufunze Yezu bamufungiye hera harya ba Pilato bari kujya bamuzana mu migozi se baje kumuburanisha bamukuye si nyuma mu byumba baga bamushyize mu byumba burya yabaga atari bubashe kuhava cyega akoresheje bwa bufindo bwe nyine bwo mwijura akabacika ariko ntibyakunze yageze n'abati mana nyizi ibi bintu rwose biranga birayoberana icyo nakubwira cyo nuko uko isi yubatse nta utafungwa ikindi nta utahangayika ikiriho gusa bahangayika bate ese uyu wahangayika te uyahangayika te niki kimuhangayikisha akivana mate abyigobotora ate naho gufungwa byo nyine nuko nkuko nyine ugushatse kuvuga abo twabonye ngo basanzwe muri mogi abantu twarabivuze byarase twarabivuze turaha muri iyi hoteli ndakubwira ni aba bantu ashobora kuba atari bo gusa hari ibindi birimo kubakinamo iyo urwego ro nka riburu bitangaje ntabwo baba barebye gusa ngo kuvuga ngo tumubonye mu rumogi hari iki kigo cya Rwanda Forensic Institute iki kigo gikorera Kacyiru ku mihanda y'ibitaro baburya bagupimye neza bakagutotora bagatandukanya ibyo bagomba gutandukanya n'ibyo batandukanya iraso rya bakaritandukanya n'amazi bagatandukanya amazi n'ibindi byinjiyemo biturutse inyuma bakavuga bati voilà urumogi nguru voilà ibisindisha bidasanzwe ngibi murimo kandi nagaro abimutumuriyeho nuko yabinyoye yabitumaguye cyangwa yabiriye ntabwo mbizi ku buryo babigenze cyangwa yabyiteye mu nshinge ibyo byavuzwe ubwo rero iyo bibaye biriya ibintu byahinduye isura ntabwo bikiri bya bindi byuko bambaye ubusa byuko bishyizemo amacupa gusa bashyize ku karubanda ubu noneho haje icyaha noneho niba turacyita infragrante delito ngo ufatiwe mu cyuho kuko iyo bipima kabisanga bityo ni icyuho urumva kubyipakurura ni ikibazo gikomeye cyane ubwo hasigaye haba kuburana umucamanza akazabyumva ukabyumva akabyenterpreta akakurekura cyangwa akagukomeza ibyo byo nta nubwo tubitindeho ariko cyane ko n'umukuru w'igihugu muri rya sengesho rikorwa harya buriya n'ingaruka gihembwe basengera igihugu banashima Imana ibyiza yakigejejeho hariya kuri iriya hoteli mu mujyi umukuru w'igihugu yabigarutse bavuga ati nta nubwo byumvikana aho sosiyete nyarwanda yabijya burya nicyo yashaka kuvuga aba ati twebwe ababyeyi dushobora kuba twaradohotse abayobozi baradohotse n'undi wese abanyamadini mwaradohotse murebera ariko urabona ko ribi itarebereye bya binakubwiraga ariko buriya ribi irabatinya urabona ko itarebereye noneho ibashyira mu rwa mikono ibashyikiriza hariya ubwo no kuzabona imbere butabera baburana nabonye ari abantu nta nubwo twibwiraga ko ari batatu gusa cyangwa bane nta nubwo arabo gusa nabonye bagera mu 8 hafi 9 bagera mu 8 hafi 9 harimo n'abasore burya ngo kara ka groupe hawo ni Rich Gang ngo groupe yabaye WhatsApp yitwaga Rich Gang ubwo ni amagangi abagangi arya n'amabandi amagangster nakaga kabisa nakaga bose tubiye ko izina ryo muntu akubangwa na amagangi urumva ubwo rero turabibona gutyo nuko bimeze ubwo naha amategeko agakubitana n'andi mategeko bikisobanura mu kanya unavuze rero uti hari n'ibindi dutegereje nabyo wahereyeho ngo irahira rya Donald Trump nka president wa Amerika buriya nashatse kuguseka ukuntu bihereyeho ubihereyeho se bikumara iki wowe munyarwanda wa hapa iwanyu warya ni uvuka ayo ngiyo zabugoyi umwana wiba bugeshi cyangwa se mubyahe Trump wi Washington
kurahira kwe bigufashije iki ku buryo ubiheraho ukabigira inkuru ndende ngo Donald Trump nyakubahwa wa leta zunze ubumwe za Amerika ari buze kurahira simbura Joe Biden ajye muri Maison Blanche ubundi White House kandi arahirira muri Capitole ngo mu nteko ishinga amategeko bitari bisanzwe bibaho bitewe n'imbeho ngo hanyuma noneho ngo atangire imirimo ye ngo yavuze ngo natangire imirimo ye ngo hari abahanga yashyizeho bazamumwigira ukuntu azahura na Putin ngo akazanarwanya abatinganyi yivuye inyuma yarabitangiye ngo kandi ngo hari ibihugu ngo azafatira ibihano by'ubukungu nk'Ubushinwa burimo ndetse n'umugabane Burayi ibyo bikumara iki mwana w'ubugeshi wambwira uti nyakubahwa Paul Kagame yararahiye arahira bariya kuri stade amahoro nziza cyane ivuguruye stade rénové abaperezida benshi bahari ugira n'Imana urabirebura babona burya kubona abaperezida bahandi nabyo ni umugisha uravuga uti njye narabiboneye n'amaso yanjye n'ejo nabonye perezida wa Togo Faure Nyansimbe namwibone ndamubona njye n'amaso yanjye ndabani ndamurebye none uw'Amerika bikumara iki bwana Jaras nawe uduteze amatwi dukurikire ko tura ku mashusho perezida wa Amerika kuba yarahira bikumariye iki mukinsubize none tubigira inkuru ndende ikaze cyane Amerika se sigira uruhare ku miyoborere y'isi yose muri rusange natwe bikatugiramo uruhe ruhare gushyiraho abaperezida se ko tubatora gushyiraho ba meya se turabatora kuzana za minisiteri sigashyiraho abaminisitiri ikabaduhembera turabihembera uruhe ruhare igitugu se igitugu kirakigira gutera inkunga se yihe ko yatuvanye muri agowa byabuze ko tubaho agowa urayizi ni rya soko rihuriyeho n'ibihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye cyane cyane byo muri Afurika yatuvanyemo yadukuyemo ngo twanze kwambara caguwa zivuyeyo ntiyamenya ko twubatse inganda zikora imyenda hano muri free zone made in Rwanda tukayambara byakwanga tukambara bivuye ahandi ariko bishyashya bivuye muri magaze ubwo n'abambara caguwa bakomeza kuyambara ariko nayo isoreshejwe ku giciro kiri hejuru ibyo rero ibituvanyemo byatumye se duhera umwuka ubwo muri make nta kintu twakwitega ntacyo ahubwo ibintu bizazamba kurushaho umuntu utangiye uzavuga si ibihano by'ubukungu Trump se ibihano by'ubukungu ku Bushinwa no kuri Canada yewe na Canada yaravuze natwe tuzabibafatira ubwo sirumva ntawe bijyagwe bizazamba pe nubona intambara zitabaye nyinshi ku bwa Trump uzangaye ko azashaka kwisukira Irani murya Irani yamukomye mu nkokora uri ku gihe bicagaje General Suleiman Kasim apfire muri Iraq uriho muri Irani yahise yihorera irasa ku bigo bya gisirikare by'Abanyamerika hari ku ngoma yande yari ku ya Trump uribuka ko yashatse kubangurika mpaguruke nye kurwana abantu bavuga ati hape iki gihugu n'abasazi biteje ba saresi yose bakayizengereza ubu ngo azashaka kwihorera kandi uzayibona kandi Irani iri hariya sawa nzambwira ubwo rero kuvuga ngo yarahiye abantu bakabigira intambara ndende ko kutatumiwe niba ari gutumira kutari kujyayo nta tike ufite nta nubwo ari kubona ahura amahoteli barahenze ibyo ni ibiki turebye hano kwanza byateje ikibazo kuba nta perezida wa Afurika ngo watumiye ngo kandi yatumiye abaperezida noneho ariko na Zelensky ntiyamutumiye ngo yaranabisabye gatatu ntiyamutumira avuga ati uzabutaye nk'abandi bose mu kuvumba ni umuco ariko se muri Afurika ntawe yatumira ko hari abo nzi batajya babura mu birori nk'ibyo ngibyo ubwo ntibarapfa kwijyanayo ubu Sasungwe saraburayo ntabwo ajya abura mu birori ntabwo yabura kujyayo kabisa ntekereje rutonge waho ubu n'aba hakurya ngaha Chirombo wagiye no muri za Venezuela ajya muri Venezuela koko yabura kujyayo hariya koko ubwo batamutumiye kabisa nibura yajya guhagarara hafi aho ngaho akapfa bya biri kubera Washington yazamuka akajya ruguru wenda muri Texas akavuga ati twari turi muri Amerika igihe yarahiraga yewe nakubwira n'abandi batajya babura mu birori kabisa urumva batajya babura Sasongwe we ntabwo yabura muri ya birori ntiyabura yo pe ntabwo yabura kabisa murumva anyway reka noneho nigarukiye hano mu Rwanda kuri no nkuru twari tutangiriyeho ni inkuru n'ubundi yabaye proclamé na Igihe ngiye nicyo cya publishings kivugaho mu buryo bw'uko RIB yari imaze kugira ikivuga ngene nagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB nka nkomfirime koko
niba bafunzwe kuko byari byatangiye bimeze nka speculation, ariko arambwira ati ndakuvugisha mu kanya ngiye kubona mbona igihe kirarekuye, ndavuga ntubwo ndatwarira hamwe n'abandi. Bati basanzwemo urumogi 7 barimo Kwizera Emeline, Ishanga bafunzwe. Nuko umutwe w'inkuru uvuga. Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8 bakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang, bakurikiranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho 7 muri bo bafunzwe nyuma yuko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iri tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Akubwo uyu munyamakuru ari shuwa bagaragaye bari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa bikoreshaga amacupa. Haneze imibonano mpuzabitsina wowe yarabonye bari kwikora. Kuko nabonye umuntu ari kwishombamo icupa. Kuri n'ahandi abakobwa bari kubyina. Amajwi twumvisha avuga ngo kankoreho ngo iki ngo ni bya DJ n'iki. Bari kwibyinira ubundi biryamiye ukuntu. Ariko igihari ntabwo ngeze mbona bakora imibonano mpuzabitsina kandi imibonano barikoranye n'icupa rya Heineken. Mbona mpuza cupa gitse n'icupa sinzi ko umuntu yabyita, ariko ubwo byari kugira ngo umunyamakuru nawe najye yandika ibyahagazeho. Bayikoranye n'icupa. Aha. So icyo nshaka kugarukaho rero nicyo umuvugizi wa RIB yavuze, avuga ko bafashwe ari 9, harimo abahungu 3 n'abakobwa 6. Hari ikintu kimwe kirimo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho mu ruhame. Iki ngiki ngo cyari business, kuko ngo bose uko basakazaga amashusho intego ngo yari ukugira ngo bahabwe amafaranga, ngo nibo ubwabo bayifataga bakanayasakaza. Icyo kintu ngira ngo uri kucyumva. Ubucuruzi bayahabwe nande? Abagabo, abagore se iki? Abo bohereza. Ubu akanywereza ngahita mukubita ibiceri. Ntabwo nari mbizi ko ari uko ngo byagenze. Ubwo wari bubivuze buri abakoze iperereza basanga ni ibyo ngibyo. Ubwo twavuga ko bacuruzaga abantu se, bacuruzaga ibice by'imibiri y'abantu, bacuruzaga iki? Ubwo ni ibice. Ariko mana yanjye. Ariko bagere bafungura insengero kabisa zujuje ibisabwa. Kugira ngo abanyamasengesho bongere bafatikanye batwingingira Imana kabisa. Tuye ko twava muri aka kaga. Aka nakaga kaba kagwiriye igihugu. Biriya bintu wabonye nyuma ntabwo waba ari ibitekerezo wenda ukavuga uti ariko nyuma yo kubibona ubundi gutekereza iki? Ugasanga ibitekerezo byose byabaye zero. Ubu noneho twese tumenya ko buriya no mu mutwe ari ba zero, mu mutwe hari mu buso. Kuri igihugu yabikonfirma. Bose. Kandi ubwo niko kuri nyine ko n'abantu benshi babyibazaga batari ko sera mu mutwe yabo haratekereza. Ugasanga ko bashobora kuba badatekereza. None tubonyemo urumogi, ubwo na za cocaine zirimo, za mugo sinakubwira n'ibindi tuba tutazerega. None dore bibaye imitekerereze itari ya muntu. Ubwo rero RIB ifite akazi katoroshye. Nahoze mbona abantu bava batari ko aho kubafunga mwabajyanye mu bigo wenda bibagorora. Ariko na gereza iragorora. Ntabwo mbifurije kujya muri gereza. Ariko iyo byabaye ibyaha bihanwa n'amategeko, amategeko ajya kurikizwa kandi kuri bose. Niba ari ubifungiwe ibyo n'abandi babifungirwa. Twabonye umunyamakuru ufata ku mavuta bava ngo bamusanzemo ngo ibiyobyabwenge. Niba abifungiwe n'abandi nyine bwo laba hatazaba umunyamakuru gusa ko yitwa ifata ku mavuta ngo we nabifungirwe ngo ariko abandi ko bitwa Ishanga ngo we ntabwo babifungirwa kandi ari même chose bababonyemo ibintu bimwe. Kugeza ubu ntabwo ndi kuvuga mpamya kuko sindi umushinjacyaha nta nubwo ndi umucamanza, ariko ibyo RIB yavuze ni ibyo ngibyo yavuze, nayo burya itanga raporo ku mushinjacyaha akazajya ku mucamanza, umucamanza yasanga nta shingiro bifite bati taha. Ariko niba tuzi abarimo bakekwaho ibyo ngibyo kimwe nabo buriya tubibone ko hariya barajya nyine. Nitutababona hariya turamenya ko ubutabera butabaho. Iperereza ryagaragaje ko ibikorwa byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure ababikora babishishikarizwa na bamwe mu bagabo cyangwa abagore bubatse n'abatubatse babizeza amafaranga menshi. Amafaranga yaguze n'umwana w'Imana. Amafaranga ari hanze aha. Nimutitonda arabakoresha amabara. Amafaranga arabakoresha amabara. Ubuse niba bakubwira ngo ambara ubusa umanika akaguru hariya
ujombaguremo amacupa tuguha amafaranga kuki bo batabikora ubikubwira ko nawe iyo myanya yifite niba ari abagore koko nakabireba kuki we atabikora akubwira tuwe mwana bikore w'imyaka sinzi yari ariko biya byose bafite imyaka y'ubukure basanzwe mu kigero cya hagati ya 20 na 28 iyi click yose umva kabongo bagejeje imyaka y'ubukure no gufungwa bo barafungwa yabo n'abantu bafungwa bishoboka rwose ngo tujye tubona n'abana bajya gufungirwa muri gereza Nyagatare ubwo abarenze ku kigero cy'abana bakuru babo barafungwa biba byemewe ko bafungwa abo ngabo ariko nyine nta wabatemera itaka nta n'uwakwishimira ibibabayeho ariko nyine urwishigishiye ararusoma niko bimeze kuko ntabwo wava ko ari icyaha cyabagwiriye reka da barafashe umwanya wo kubitekerezaho ugafatana umwanya wo kumubafotora ugafata umwanya wo kubwira-kwiza ibyo rwose ntabwo ari byaba bigwiriye abantu ntawe ntemeye itaka rwose gusa Imana izabagirira imbabazi siko bimeze ariko bazayizisabe ntabwo ari mutabara kusabira imbabazi abakoze ibyo ngibyo nega nanjye ubutaha ikintu cyazambaho nanjye bantemera itaka ndabizi komana ya maze abantu birirwa bantuka banziza ubusa bakanuka ku mbuga nkoranyambaga banziza ubusa nkaswe noneho hari ikintu bakuvuze nuko kwandagaza bakakwandagaza bakagera bakakwandurura usanga kenshi kuri mwebwe gutya mukora ku matopic menshi nk'abanyamakuru basesengura usanga abantu bameze nk'abategereje avuga ati sha nawe sha hari umunyamakuru wigeze guta muri yombi ariko kubw'amahirwe yararekuwe amahirwe yariko yararekuwe ariko umunsi bari bamufashe bari bakwa sawa aho uciye ku bantu bose bakubona bakuze bati mwene wanyu sha ntarimo se mwene wanyu arimo muragiye ko murajyamo barimo babereke sha kandi ubwo nta nubwo ibyo yafungiye bifitewe naho bihuriye n'umwuga w'itangazamakuru gusa baje gusanga icyo yafungiwe kidafatika nta nubwo bigeze bamujyana amageragere ngo abe ariyo iminsi 70 baba batitaha ariko induru zari zavuze ku musozi abantu bari mu kutubona bakamera nk'abadutera imyotsi baga bati nuko babona sha muri kumva risike z'umwuga ni risike z'umwuga nyine nta kundi nyine okay tujye ku bijyanye n'ibihano rero ibihano bigaragaza ko icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeye imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 ni hazabu y'u Rwanda itari munsi ya miliyoni ariko itanarenze miliyoni 3 urumva ko ibyo ni ibiteganwa nta nubwo ari ku mucamanza bikugendera byose iyo abishatse hari n'igihe agukatira igihano gisubitse abantu bakubona uri mu rugo ariko burya warakatiwe cyangwa akaguhanagura ibyaha ibyuma bikaba byarapimye bikayibonamo ibyo bintu n'abantu babizi ko bikoresha banabizi aho bifatira n'aho bigura ariko umucamanza we buri bwabo bashabwa n'itegeko akabyigaho agasanga ntabyo wafashe nta nibyo ufata aho ati tukimara gusoma ibingi bahita rekurwa bakakurekura burya haba kuburana haba ingingo ntabwo haba ukuri kwa muntu haba ukuri kw'amategeko nta nubwo ari ukuri ko mu kiliziya kuba hariya ukuri kw'Imana haba ukuri kw'amategeko kwa kundi abanyamategeko banyu bacanga bagacangurana bakabivangura umwe muri bagahita aca bugufi ubwo nyine umuriye inamba agahita murusha akavuga ati tibwa twe tuzi kuburana hari ikintu kitajya kivugwaho rumwe ndagira ngo wenda tubwire ku cyumva ikintu kijyanye na présomption de l'innocence icyo kintu ko abantu bakunze kugaragaza ko abantu bakunze kujyaho ibyashi ibyaha bitarabahama ubundi icyo kintu kinareba kwanza abanyamakuru bandika inkuru bavuga amakuru gufata umuntu ukekwa umucamanza ataramufata ijambo rya nyuma wowe ukamwemeza ngo uyu ni umujura uyu ni umunyabyaha gutya ukabimwemeza uba yihaye ububasha butari ubwawe ikindi uburenze ku burenganzira bwe kuko umuntu ukekwa nta mpamvu yo kumwemeza ibyo uvuga ngo yakoze ni nayo mpamvu nk'umunyamakuru abasabwa kumuhisha mu maso kumwerekana uterekanye mu maso he burya n'amazina agakwiye kutayavuga
ariko nyine usanga tutangira runaka nyine runaka ifoto ye ngiri iri ku cyamakuru birakekwa ko yafashe ku ngufu umukobwa witwa gutya nawe bakamuvuga pe buriya presumption ya icyo bita innocence ni ukuvuga ko umuntu igihe cyose atarabihamywa n'urukiko aba akiri umwere twebwe rero si uko tumeze ikindi na rubanda rusanzwe gutya rwa giseseka n'abandi bose baba bari aho ngaho iyo babonye umuntu afashwe gusa afashwe na ribu kandi ribu n'abagenzacyaha icyaha atari baba bakimushinje niyo bazakurekura bavuga ko watanze ruswa kandi wenda ntayo watanze uzareba akenshi iyo umuntu bamujyanye wenda ngo habaye kunyereza umutungo ibimenyetso bigaragaza ko hari umutungo waranyerejwe mu kigo runaka abantu bakabakusanya bakabajyana wenda umwe bikazamusigaraho ko ari we wawunyereje cyangwa se ari ukekwa kurusha abandi abenshi bahita bati bavuyemo batanze ruswa buriya yaratabye agiye kuzaza yakoresha buriya yasigiye umugore we yarategereje ko nadakatirwa bazakora ugiye kubona ntibaye guhita bashinga amazu y'ubucuruzi bakagura n'imodoka yibeshye akayigura bati tu vois voilà kandi wenda nayo wibikiye nawe burya ikintu cy'umuntu ukekwaho icyaha gikwiye kubahwa pe igihe cyose umucamanza atarafata ijambo rya nyuma akavuga ati dusanze twemeje turuciye gutyo mu ruhame nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kwita umundi umunyabyaha ngibyo rero nicyo bivuze rwose banyamakuru bagenzi bacu mu byumve banyarwanda inshuti zacu ibyo bintu mu byumve ntimukajye mushinja abantu mutari abashinjacyaha ntimukajye muhamya abantu ibyaha mutari abacamanza ngaruke kuri kese nyirizina rero iki kintu kijyanye no gusakaza amashusho kare wavuze uti amafaranga yaguze n'umwana w'Imana bose amafaranga ntaho adakora cyangwa se amafaranga arakora ni kuvuga ko ntaho adakora ko adakora ahubwo icyo ngiye nshaka kugarukaho uyu muco wateye wo gucuruza ubwambure hari igihe ubu ngubu niyo business ntabwo mbizi ko ariyo business ariko nyine ubwo nibiriho niyo ariko akenshi ibi ngibi aba ari ibintu by'imico y'imizanano abantu bakura ahandi twaratembeye twebwe akabizana bikuye iyo twebwe twarebye amafilime meza akabizana bikuye mu mafilime twebwe dufite inshuti ziri iyo ngiyo akabizana bikuye iyo ngiyo muco nyarwanda ntabwo bisanzwe ariko nyine ubwo byaje erega n'akataraza kazaza warabihuza no uburenganzira busesuye cyangwa bwagutse ni uburenganzira bwumvikanye nabi ubundi burenganzira bw'umuntu ni iki nibyo yemerewe gukora ariko bitabangamiye abandi uburyo uburenganzira bwawe wari ubizi ko aho burangirira ari ubwundi butangirira cyangwa tunabicurike aho butangirira ni ubwundi burangirira bivuze ko uburenganzira bwawe butagomba kubangamira ubwundi ni uburenganzira bwawe kwifotora iyo myanya yawe ukagira naho uyishyira ariko kwishyira muri rubanda ni ukubangamira abandi ni ukubangamira abandi kuba washyizemo icupa bigumane ariko nubisakaza urabangamiye abandi ibyo wita uburenganzira bwawe byo kwijombamo amacupa nubishyira hanze urabangamiye ababireba ni kimwe na ziriya mvugo nyandagazi abantu bizi indimi barabizi hari imvugo y'abariterera igira iti imvugo nyandagazi yandagaza uyivuga ikandagaza n'uyibwirwa wowe nyiri ukwivugira kwandagaza ariko n'uyibwiwe uramwandagaje uyibwirwa ntabwo nari nzi ko bakongeraho nzi ko yandagaza nyirayo n'uyibwira mwandagaza burya ni nk'itabi itabi riri kwicurinywa ariko ryica cyane kurusha umuhagaze iruhande abyumvise izi mvugo nyandagazi rero zica cyane nyiri kuzivuga ariko zikica kurushaho uzibwiwe niyo mpamvu uburenganzira bwawe ntabwo ugomba kubukoresha ubangamira ubw'abandi babukoresheje nabi cyane ko nabonye igihe kigaragaza ko hari andi magurupe i Kigali ngo yaba akora nka muri buriya buryo cyavuze ko hari amagurupe arabaye bandika nkitwa ngo VIP online sex urumva ko ingibi bitabura ngo house party show aho bibera 24 hours groupe sugar mami z'abakire VIP online chat Rwanda black market group honestly VIP online sex chat ubwo no babafatanye
nabo ubwo ribu bayitungira agatoki bafate. Ni nkuko twabonye wa mama ufite akabari kabyinagamo abakobwa bambaye ubusa, ntibamuyoye bakamuyorana nabo, ariko burya n'abarebaga bagomba kubayora. bari bishyuye yabo Kwandarika amaso, ariko ubundi iyo ugendana n'igisambo kiriya yahanirwa business yagiye gukonsoma. yes, ni nkuko ni ibiyobyabwenge, ni nkuko wagufata nk'urumogi. Ubundi bagomba kubafatana nabo, kandi hari abapapa benshi b'abakire bagomba kujyanwa. Angeli, wenda turi kugenda tunasoza, ariko ku munsi w'ejo nk'uko wari watangiye unabivugaho, His Excellence mu ijambo yagejeje abari bitabiriye isengesho ryo gusengera no gusabira igihugu, yabigarutseho ibijyanye n'amashusho agaragara y'abantu bwambure n'iki. Hari ababibona mu mboni z'uko yaba influence cyangwa se imbarutso cyangwa se kuba umukuru w'igihugu yabivugaho byahita bibipushinga. Nawe niko ubibona? Oya, ntabwo ariko mbibona, ko mu nkuru nabonye ku gihe bavuga ko aba bantu bataye muri yombi ku itariki 17, kandi isengesho ryabaye ku munsi w'ejo hari tariki ya 19. Bivuze ko rero kuba yabivuzeho nuko yabibonye muri za raporo, nkuko yabivuze ati raporo ndazibona, amakuru ndayabona, za social turazikurikirana, turabyumva tukanabibona, ariko ntabwo ntekereza ko bataye muri yombi kuri influence y'umukuru w'igihugu. Ahubwo wenda yabane influence y'abandi bantu, kuko abantu barabisakuza bati kuki batari mu gutabwa muri yombi kandi tubona abandi bakora nk'ibyabo bafatwa. Bigenda bite ngo bamwe batafatwa abandi bafatwa? Birangira bafashwe rero. Bura kaya kantu kujya kubapimamo ikiyobyabwenge utagira ngo kaba katunguranye. Nuko buri wese abayibaza ati umuntu muzima ntabwo yakora ibi. Babateye kweka tujye kubapima turebe niba ari bo babikora cyangwa se hari cyakatarizeri, hari ikintu kibasunika. Bagiye ko basanga ibihingwa birabasunika. Ni ibihingwa birimo kubasunika, usanga ni ikimera gusa, ibimera bibereyemo. Urumva nibazo nyaboneka mureke ibiyobyabwenge bitazabakoze hasi bikabakoza hejuru, bitazabateza ibibazo. Muntu dukurikiye, niba uzi gukoresha ibiyobyabwenge bireke, uretse kwica ubuzima bwawe. Baraguhagurukiye, inzego zaraguhagurukiye, bazagufunga. Reka ibiyobyabwenge. Aba bakobwa kumubona ari beza, naba bajene nkaba mbona rwose ntacyo babaye. Hano biba byapfiriye koko. Beza mu biki? Ni ku masura ko bagaragara. Abaswahili baravuga ngo sura si roho. Ubwiza bw'umubiri ntabwo ari bwo bwiza bw'umutima. Niba ari byo wajya gureba. Ufite umugore? Ufite. Warebye isura y'inyuma? Oya. Warebye iki? Umutima. Aha. Nubwo kubona umutima bigoye. Biragoye kumenya ikiri ku mutima w'umuntu. Nkaba uhuye nabo, nkawe tayari waguye. Witwa ngo ni beza cyane ku ruhu, ni aba baby, naba toto, abana ni ibiremwa. Tayari waguye. Kuko umutima wawe ntuzabona uri kure. Nta nubwo uzamenya ikiriho. Ariko nureba isura gutya gusa, nta kintu nkwijeje. Sura siro. Ubwiza bwo ku maso gutya ntabwo ari bwo bwiza bwo ku mutima. Hari igihe uzasanga umuntu ari mwiza cyane, niba bagenda bakamupima gutyo bamukamura gato ubona ibitonyanga by'urumogi birimo kujojoba hariya, utubuto. Sura si roho. Ariko barakaba beza da. U Rwanda rufite abakobwa beza, ariko buriya bose wabapima. Abakobwa bose ze? Ariko n'abasore utabasize, kuko wabonye ko ntibagenda bonyine. Uwafata urubyiruko rwose ukarutondesha umurongo rwose, utitaye ngo n'abahungu n'abakobwa, ukabapima, tukanoneho tugakora icyegeranyo. Ndumva ntago nzi ibintu twabona. Ngibyo. Reka nsoreze ku itabwa muri yombi n'ubundi naryo twabonye mu minsi ishize ry'umunyamakuru, nawe ni umunyamakuru mugenzi wacu, ariko yaje kuri YouTube nyuma y'igihe yarabaye muri mainstream n'ahandi yagiye atandukanye, ndetse ngira ngo yaje kuri YouTube avuye mu kandi kazi gafite aho gahurira n'ibitaro bya Kacyiru. Ni Mama Liliane. Vuze Mama Liliane kuko aranduta, ariko yitwa Liliane. Uyu mubyeyi twabonye uburyo yaje akora ibiganiro, abantu bamwe bamukebura, RMC nayo intervena,
ariko nawe akaza nyine nawe akayibwiza inani na rimwe. Angeli ko nzi ko ibi bintu bibayemo igihe uriya mubyeyi urabona ari iki cyamuteye biriya, cyangwa se urabona ari iki kitumye agera hariya? ngewe rero nta kintu cyinshi ndibuvuge kuri ibi, nari n'ahandi hantu bigeze kuyimbaza nsanga ntararebye cyangwa ntarumvise ibyo bintu bavuga yavuze, ntabyo nabonye ngewe sinanabirebye, ubwo nta kintu nabivugaho. Gusa nta muntu utakurikiranwa n'amategeko, nigeze no kubikubwira. Uwo ari we wese hari icyo yabazwa, uwo ari we wese yafungwa by'agateganyo, uwo ari we wese yakatirwa bitewe n'ibyo yakoze, cyangwa se akagirwa umwere bitewe n'ibyo atakoze. Nta kintu nabivugaho rwose, sinabirebye. Iyo mba narabirebye nari kugira icyo mbivugaho. Gusa pole sana ku munyamakuru mugenzi wacu, ubwo ku mutima we burya abazi neza ikiriho, abazi neza ati ibi bintu barimo kumbaza narabikoze cyangwa sinabikoze. Twebwe ku ruhande nta kintu twamenya, gusa azabura neza kigabo mu gushaka umunyamategeko akaburana, niba azi ko hari ibyo yakoze abyemera bisabira imbabazi, niba ntabyo ashika amaburane umuhenerezo. Nibyo ngibyo navuga, nta bindi navuga, ibintu simbivuge iki ntacyo. Utabikurikiranye nta kindi kinini wakongera, ariko inama umuhaye nayo niyo, ubwo nyine umutima we niwe uzi ukuri. Nta n'undi muntu buri uzi ukuri, we wenyine niwe uzi ukuri kw'ibyo ari kubazwa. Swati yarabikoze, swati ntiyabikoze. Ndabisubiramo, niba yarabikoze abisabira imbabazi, ubundi asigaye amategeko akora akazi kayo. Niba atarabikoze ashikame aburane. None ngiye cyo nshaka kugarukaho rero aho ngaho, harimo process yuko yanze kwitaba RMC kugira ngo agere mu gihe cyo kujya muri RIB, kuko chairman yarabivuze aganira na BNB Scovia, yavuze ko bamugerageje ngo yitaba ariko akanga, ko hari ikintu kijya kiza cy'umwuka uko mu basiniya muri media batajya bajya imbizi na RMC. Ntago mbizi ibyo ngibyo, gusa icyo nzi nuko urwego rwarwo rwose rwaguhamagara, yaba RMC bitabe babifitiye ububasha, kandi akenshi bakunga n'uwo wavuze bakabahuza mugasabana imbabazi, ibintu bikarangira mu mahoro. Niba ari RIB guhamagaye nubwo igifunga, ntutinye jyayo, kuko ntabwo ifunga buri gihe. Kwa gatanu kuya RIB none se abantu bose bita ari bo bafunga. Uzi ko ushaka kubitaba bakakubaza ibyo bakubaza, bakubwira ati noneho bugiye tuzongera tugutumeho, bikarangira gutyo mu mahoro, bagushyikiriza izindi nzego, ariko bikarangira na polisi ubwo yaguhamagara, na mudugudu yaguhamagara, mudugudu musuzugura yagukomvoka, kagari yaguhamagara, umurenge yaguhamagara. Jyayo witinya, uri mu gihugu kandi kigenda ku mategeko, nakurenganya amategeko azaba ari kubireba, sibyo? Jyayo witinya, kuko nka RIB guhamagaye ugatinya, ukajya mu nzu ukikingirana, ubu sise bagahinga urugi ntabwo bakuvanamo bakakujyana bitewe n'ibyo bazwa, ukavuga ngo urahunga. Twabonye abantu bahunga se bakajya bafata bagiye kugera hafi imipaka, cyangwa bakagera no hanze bakabagarura. Niba urwego rwamagaye itaba, iyo niyo nama ya mbere ngiye nakugira. Urwego rwamagaye jarasi barakwandikiye convocation, hano ni kuri RIB yaha naha, turagushaka tariki ni ku isaha ni witwaje indangamuntu yawe, fata indangamuntu yawe ugiye kwitaba, cyane ko bashyira ngo ibyo ubazwa uzabimenyeshwa hageze. Jyayo witangira kwikeka ngo baramfunga bakuziza iki, niba nagufunga uzaburana bagufungure, nibiguhama bazagukatira nabwo uzavamo, ntabwo abantu bapfira muri gereza. Urabonye ari n'ingingo ifasha ababuranyi kuba utararuhije inzego. Utaraziruhisha nazo reka ntabwo zikurushya, uri kumva? Niba hari urwego rwamagaye itaba, unihute ujyeyo ndetse na mbere y'amasaha. Niyo nama nakugira wowe duteze amatwi, wowe tureba, niba urwego rwamagaye itaba. So Angeli rero dusoza, ubwo impamvu mba natangiye mvuga ni umupapa, mba ngira ngo n'inama za kibyeyi zisigare, nubwo bwose uri umunyamakuru hari inama nyine z'inararibonye. Gira inama uha urubyiruko, urabona ko ikintu kijyanye no gushyira hanze amashusho cyo cyabaye nkaho ari nka devoir.
devoir gute abantu babigize nyine nk'umukoro. wenda aribyo mvugaho se nyabuneka uri umukobwa uri umugabo uri umusore uri umumama niba ufashe amashusho yawe y'urukozasoni ukayashyira hanze tekereza ko ufite urubyaro cyangwa se uzagira umuryango. Igihe uzaba ufite umuryango abantu bazi kubika bazayagarura. Igihe bashyiragaho guverinoma ya Kongo bashyiraho abaminisitiri, hari minisitiri w'umudamu ngira ngo ni minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano, amashusho yajyaga yifata kera ari umukobwa barayagaruye ajya gusa nayo urukozasoni mumurebe. Nawe rero niba uzi neza ko uteganya kuzaba umubyeyi, ayo mashusho wikurwa yafata wikurwa nayashyira hanze, n'abantu biyita inshuti zawe bari kuyagusaba ngo impa nanjye ndaguha, wiyamuha kuko ntabwo uzigiye n'isaha zabishyirira hanze, kandi bikagira ingaruka kuri wowe no ku muryango wawe muri rusange no ku gihugu. Noneho ubu ngubu nabonye ibitangazamakuru harimo abantu b'i Burundi hose bari kuvuga ati voilà au Rwanda c'est comme ça, regardez les filles rwandaises, tu vois des bouteilles. Uri kumva niyo nama nabagira, nyamuneka murekane n'aya mafoto y'urukozasoni. Uwo ari we wese wayigusaba yimwime, ntabwo uzi ikizakurikiraho nyuma. Uzaseba, uzandagara, umuryango wawe nawe uzaseba, uzawandagaza. Ubushomeri bumeze n'abanjeri. Ubushomeri se buhure n'amashusho y'urukozasoni. Twumvise ko abantu babikora kugira babahe amafaranga. Biriya bintu washakira n'ahandi hatari muri biriya. Ubu se abantu bose bakize ubushomeri kubera ko banyuze muri ziriya nzira. Ubu se abashomeri bose barya kubera ko banyuze muri ziriya nzira. Ariko kuki udatekereza uvuge ati kuki ari njye bayasaba, why me, kuki njyewe barashaka kukwandagaza. Niba noneho bageze no mu babyeyi babo matati bameze neza bafite ifaranga ariko ntacyo byabamariye, ntabwo barera, nta burere batanga, kandi umuntu ashaka kurera akarumbirwa. Ibirumbo byose tubona hanzanga se niba byaravuye mu miryango, burya nta kumubyeyi bataragize, uretse ababyeyi bubu nabo biyandarika, umwana akamwigiraho. Tujya tubona mama bambaye twamukikopa, umukobwa namenuka yambaye ubusa, rero ntuzavuge ngo ntabwo ari we wamwigishije. Turabona ababyeyi bareba amashusho y'urukozasoni kuri telefone bicaranye n'ababebe babo, nabo bari kureba akajya avuga ati do igihe azabikora rero ntuzavuga amagambo, azaba ari we wamwigishije wibahetse ababwiriza mu mugongo. Gusa ibi bintu tubyirinde bitazadukoza isoni koko. Nabashimira Jeri, natwe reka tugushimire rwose, reka tubyirinde kabisa, murakoze cyane, tubyirinde.